nongeye kwibuka ku mateka yacu nk'abanyarwanda. Ntekereza njye nk'umurezi by'umwihariko niho nibanze cyane. Ndavugana uruhare rwanjye n'uruhe kugira ngo bishoboke kugenda neza. Mu karere ka Gatsibo tariki 24 Ukwakira 2025 hateraniye inama y'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa igamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubufatanye n'ubumwe mu bayobozi n'abaturage mu rwego rwo guteza imbere imibanire myiza bishyigikira iterambere rirambye ry'igihugu. Twaganiriye na bamwe mu bitabiriye inama y'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa batubwira ibyo bagiye gukora, ingamba batahanye ndetse banatanga n'ibyifuzo byatuma ubumwe n'ubudaheranwa bwimakazwa muri aka karere ka Gatsibo. Habaho inteko z'abaturage, ariko biragoye cyane ko wabona umurezi yitabira inteko y'abaturage kubera ko yahuye n'umunsi w'akazi kandi mu masaha y'akazi. Ariko ntabwo hari umurezi ubyumva cyangwa umuyobozi w'ikigo akumva ko kuba uwo munsi wagonganye n'umunsi w'akazi nta handi hantu yahurira n'uwo muturage kandi turaturanye, igikurikiyeho ari umuganda. Ugasanga igihe igitekerezo naho abagenzi banjye tugerageze twitabire ibiganiro. Ushobora gusanga uvuga ati nahereye kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, ariko ukibuka ko nta handi hantu uzabona guhurira n'abantu usibye kuba muri kumwe kenshi. Avuga rero igitekerezo cya mbere twebwe twese tugerageze duhure n'abaturage kenshi muri ya miganda, hanyuma umufashe ijambo ukagira icyo ubunguraho ubumwe budaheranwa, hari icyo byavanaho kibi bikatugeza ku kindi cyiza. Nongeye kwibuka ku mateka yacu nk'abanyarwanda. Ntekereza njye nk'umurezi by'umwihariko niho nibanze cyane. Ndavugana uruhare rwanjye n'uruhe kugira ngo bishoboke kugenda neza. Bituma ngira iki cyifuzo kivuga ngo abasha kutuvugira muri za minumwe irahari. Dufite gahunda y'uburyo dufite amasomo dutanga muri atandukanye, imibare, icyongereza, ikinyarwanda, hazamo n'isomo ry'amateka. Ahanini ubona ryibanda mu kwiga ku mateka y'isi. Nkumva ntanze icyifuzo yuko twarushaho gushimangira amateka yacu nk'abanyarwanda, cyane cyane yuko abana turera ni igice kinini cy'urubyiruko kigaragara mu bigo by'amashuri, kandi abarezi tubana n'abana iminsi myinshi cyangwa amasaha menshi agize umunsi, kandi abana bagirira icyizere twebwe abarezi cyane inshuro nyinshi, ku buryo hashyizwe imbaraga mu kwigisha amateka yacu mu bigo by'amashuri. Nkuko tuzi ngo hari syllabus y'imibare muri P1 cyangwa na sari ya mbere, umwana agomba kuva P1 azi ibingibi akajya P2 akamenya ibingibi. Baninjizamo amateka y'u Rwanda, haboneka syllabus zibisobanura neza, tubikurikirane nkatwe dushinzwe amasomo tumenye ngo ni umwana agombaga kuva P4 azi ibingibi ese yarabimenye. Cyane ko bigaragara yuko hari isomo twita ngo nikoka ibari mu cyo twita clubs n'itorero, none iryo somo rigashyirwamo ayo mateka by'umwihariko bakayashyira mu rurimi rwacu kavukire, kugira ngo hatagira n'uza kwinterpreta akaba yayasesereza akayavuga uko atari. Perezida wa Ibuka mu karere ka Gatsibo Sibomana Nepo yavuze ko nubwo akarere ka Gatsibo gafite amanota meza mu bijyanye no guteza imbere ubumwe n'ubudaheranwa, haracyari imbogamizi z'abantu bakigisha abakiri bato inyigisho zitari nziza. Gusa ngo izi mbogamizi ntabwo zibaca intege. Akoze kubaka ubumwe n'ubudaheranwa n'urugendo, ntabwo ari n'ikintu terura hamwe tariki hariya n'urugendo, ariko muri uko kugenda urugendo hagenze intambwe ikomeye. Iyo bavuze hejuru ya 90 aba ari excellent, ariko ayo manota aba yavuze ntabwo umuntu uzi 100% ntabwo bagaragara gusa mu buryo ngo birahagije ko nagize excellent. Kuba tutahita tugira 100% cya mbere ndavuga ko ari ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi. Uyu munsi ufite imibare y'abantu benshi bahanwe kubera jenoside yakorewe Abatutsi, barimo gufungurwa basubira mu ngo zabo. Bamwe muri bo barahindutse, nicyo kwishimira, ariko bamwe mu batarahindutse bagifite inyigisho muri bo navuga ko ari iz'urwango, zo kwigisha ibinyuranye n'ibyiza, umurongo umwe n'ubudaheranwa n'ibyiza, aho usanga abantu bakuru bamwe na bamwe bigisha abakiri batoya ibinyuranye n'umurongo mwiza wo kubaka ubumwe n'ubudaheranwa. Bikaba byaviramo urubyiruko kwishora n'imvugo zidakwiye ziza kubyara ingengabitekerezo ya jenoside. Hari n'abagera kure bakaba bakwambura ubuzima bamwe bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa se bakabangiriza ibyabo babatoteza mu mvugo. Ariko ibyo nubwo bihari ntabwo byaduca intege.
Mu rwego rwo gukomeza kubaka ubumwe n'ubudaheranwa, mu ijambo rye umuyobozi w'akarere ka Gatsibo Bwana Gasana Richard yavuze ko bagiye gukomeza gukora inama zihuza ibyiciro by'ubuyobozi kugira ngo igipimo cy'ubumwe n'ubudaheranwa muri Gatsibo gikomeze kibe cyiza, barusheho kwimakaza ireme ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu karere ka Gatsibo. Murakoze cyane, ngira ngo mu rugendo turimo gukora nk'abanyarwanda tugomba gukora no kugira ngo twihutishe tugere ku ijana tunarenge. Amahirwe dufite rero ni uko iyi gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda hari amahitamo igihugu cyacu cyafashe bituruka no ku mateka cyagize n'imiyoborere mibi yaje no kubamo jenoside yakorewe abatutsi. Abanyarwanda bapfa ari benshi, abatutsi bakicwa, abandi bagahunga, abandi bakaba bafunze. Ni urusobe rw'ibintu byinshi ariko bitwa bihuriye n'amateka y'igihugu cyacu. Kuba rero ari amahitamo biri no mu murongo wa politiki w'igihugu cyacu, twe nk'abayobozi biduha umukoro wo gukora mu buryo bwihuse kugira ngo umurongo mukuru w'igihugu cyacu atanga wo kugira umunyarwanda umwe, gahunda y'umunyarwanda kuko aba uwo mu bwoko runaka cyangwa runaka tukabyihutisha. Ikindi no kujya inama nk'izi inama nk'ingarukamwaka iyo duhuza ibyiciro by'ubuyobozi bw'ubuzima bw'akarere kugira ngo twongere twisuzume ese twe turakora dute, turimo kugendera dute muri uyu murongo, aho dufite intege nke ni hehe, ni gute twishakamo ibisubizo kugira ngo ibyo birimo tubifunge, ni gute twakora mu buryo budasanzwe kugira ngo turusheho kwimakaza ireme ry'ubumwe n'ubwiyunge n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda